Kristo yakozwe. Nimumfashe dushimira abasaserdoti badufashije kubashimira ntidutinye gukoma amashyi. Namwe ubwanyu mwigomwe imirimo yose mukatwereka urukundo mukaza kudutabara, namwe nimwiha amashyi. Umukecuru yitahiye, mama nawe mumuha amashyi kuko yabaye intwari. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko nge nagira ngo mbabwire ngo ndashima Imana kandi nge nagira umugisha. Mama ntabwo yapfuye yasinziriye, yapfiriye iwanjye, aje kundeba ariko ari bujye no kwa muganga. Mu by'ukuri abantu bashobora kumva ko ngo yari yagiye kwa muganga ariko bakagira ngo yararembye. Oya, ni kimenyimenyi yaje avuye gusenga mu by'Imana, yabanje kujya mu by'Imana kandi iyo yagiye agenda n'amaguru. Ntabwo yararembye, nta nubwo wabonaga ko arwaye, uretse we natwe twari tuzi ko yaba yajya kwa muganga. Rero ndashima Imana cyane kuko nawe icyo yasabye Imana yarakimuhaye. Yahoraga abwira umubyeyi Bikira Mariya akavuga ati, sinzagira umuntu n'umwe ubona kuruha kwanjye, ntihazagire umbona narushye cyangwa mugire uwo ndushye. Umunsi wo kumpamagara uzanjyane mu cyubahiro. Niko byagenze rero. Ku itariki 14 kwa kabiri, ubwo nibwo yari yaraye mu rugo ko yaje kuwa mbere, ariko mbere yuko aza yarambwiye ati, ngeze Kabgayi ariko ngiye kubanza njye mu kiliziya, ngiye kubwira umubyeyi Bikira Mariya ko mfashe urugendo rwo kuza i Kigali, hanyuma n'abasabiri bana banjye. Mbanza kumubwira njyewe, urimo uratinda, ngwino tuzajyana mu kiliziya, hano ni hafi. Ati hoya, ntabwo naza ntabwira umubyeyi Bikira Mariya ko mfashe urugendo. Aragenda ajya mu kiliziya i Kabgayi, hanyuma y'isaha arambwira ati, ndamubwiye kandi turavuganye, arambwiye ngo ninzi. Araza arara mu rugo, buracya kwa kabiri tujya kwa muganga. Mujyana kwa muganga, nsanga dogiteri we ntabonana kwa kabiri, abonana kwa mbere no kwa kane. Arambwira ati, reka mbe nigiriye mu rugo, wenda nzagaruke ejo njye kwirebera inka. Atariko byaba bingoye. Ararara. Kuwa gatatu mu gitondo ndabyuka nditegura, nari ngiye kujya gushaka icyangombwa cy'imodoka. Turavugana ari muzima, arambwira ati, ukora uko ushoboye uze kare, hanyuma ejo tuzazinduke mbonane na muganga, hanyuma ubundi nitahe.
kuba ahantu mudakora mutagira icyo mukora ntabwo nabishobora. Ati ninjye kwirebera inka, njye kwirebera n'abana. Ubwo abavuga buzukuru. Narasohotse ndagenda, nkimara hashize nk'iminota nka 20 nageze mu mujyi, numva umugore arampamagara ati banguka, ati garuka gira vuba vuba mukecuru ameze nabi. Ndavuga nti mukecuru sabaye ko ari musiza ari muzima abaye. Ati hamagara ambulance ndayihamagara. Ubwo nanjye mpita nkata ndagaruka, nsanga mukecuru aryamye mu ntebe, umugore wanjye amuri iruhande n'undi muturanyi, ariko kumbi ntibazi ko yapfuye. Bari bagitegereje ambulance. Ndaza ndamureba mukoraho, ndabwira umuntu yapfuye. Batehoya batereka ambulance zimujyana ntabwo yapfuye. Ndabwira byarangiye. Mu gihe kivuga iryo ambulance ibiraje, abaganga baraza bakora ibyo bagomba gukora, baravuga bati byarangiye. Mukecuru rero ntabwo yigeze asamba, yararyamye arasinzira abumba iminwa, nuko yapfuye. Nta muntu wigeze amuhumbya kwa kundi umuntu akanura, oya, ntabwo byigeze bibaho. Uko nuko yaryamye arasinzira, umwuka ushiramo abandi babimenya bakajya bagira ngo arasinziriye. Nguko uko mukecuru yigendeye. Habaye ikindi gitangaza, yapfuye saa 5, hanyuma twamugejeje mu buruhukiro saa 11, ariko akaboko kari kakigira gute. Tugezeyo abaganga bamwakiriye baravuga bati oya, ntabwo twahita tumushyira muri morgue, ntabwo bishoboka. Niba yapfuye saa 5 yakagombye kuba yihuye. Bahamagara undi mudogiteri ngo aze arebe. Kugeza saa 11 yamumazeho isaha yose, nawe byamuyobeye agira ngo aracyarimo umwuka. Nyuma y'isaha nibwo nawe yavuze ati iyi nama yera ariko umwuka washyizemo. Rero navuze byinshi urwo rwa mukecuru, ariko hagati aho ngaho nk'uko nabibabwiye, umwanya twakiyemo minota nari mvuye mu rugo, hari byinshi yaganiriye n'umugore bavuganye, nagira ngo ababwire mu magambo baganiriye ya nyuma nuko byagenze, ubwo njyewe nari maze iminota mikeya. Ndashima Imana ku bwa mukecuru. Mukecuru yarasinziriye. Mukecuru rero aje kuwa mbere nubwo twaraganiriye, ntabwo wabonaga ko arwaye rwose. Kuwa kabiri tumujyana kwa muganga nk'uko yabivuze. Kuwa gatatu niwo munsi ushaka kwihutisha akaba yongeraho. Kuwa gatatu mu gitondo yarabyutse ajya gukaraba, ariko namutanze ku byo bakora ngiye mbyuka saa 10. Ndagenda ndakaraba ndambara, ngo ngiye mu kazi. Ngeze mu muryango ndabitekereza, ndavuga ngo ya kansubire mu nzu. Hashize umwanya umuntu dukorana arampamagara ati kutaje, ndamubwira ngo mfite umushyitsi. Ntabwo nari kuvuga ngo mfite umurwayi kuko nabonaga atarwaye. Uyu nawe yahise agenda, ariko mbere yo kugenda akiva muri dushe uko yari yambaye, arambwira ngo hari ikintu cyaraye kimburije gusinzira cyane mu itako, ngo kirimutse kigiye mu kaguru. Hoze mu kaguru, ku kaguru ke kabene hano sanga kabyimbye, harimo ikintu kimeze nk'itafari. Ndamubwira mukecuru ikintu bimeze bite, ariko nanga kumuca intege kuko nabonaga isaha n'isaha iyo kintu kizamwica. Arambwira ngo mwana wanjye kibi ntugupfa nabi, kandi hari icyo navuganye na Bikira Mariya.
ahita arongera arambwira ngo ntago mama nzamushyingura. Ese kubera iki? Ngo ndabibona ko ntazamushyingura. Ndavuga nti rega turacyagukeneye uretse kugenda. Afite umuhungu ufunze, arongera arambwira ngo Fulgence nawe ntazashyingura. Ayo magambo yavuze ari abintu mbanyiza ubwoba. Ndamubwira mukecuru uretse kuvuga ibyo ahubwo duceceka tujye mu bindi, turacyagukeneye. Arambwira ngo nasabye Bikira Mariya ko nzasinzira ntazapfa nabi, ariko numvaga ngo sinzigire uwo nzarushya, siyazagire n'utuntu ngo nzapfe mazeho abana utuntu ngo baramvuza. Oya, nta kintu na kimwe nshaka ko bazampangaho. Ubwo ibyo birarangira, turakomeza turaganira tujya mu bindi. Twamaranye nk'iminota nka 30 turimo kuganira. Mu kanya arambwira ngo reka njye gukogereza ibyombo. Ndamubwira ngo byihorere, ubwo uroza ibyombo ngende barankora iki? Ngo icyo nangira i Kigali ngo ntago bakora, ngo naho ngewe ngo njya munsi y'urugo nkazana utwatsi tw'inka, ngo n'ubu ngubu nasize intabire. Ndangije ndamubwira ngo nta kintu hano wakora. Arambwira ati ariko Bikira Mariya ndabizi ko ahari. Icyo kirangiye narasohotse njya ku muturanyi gato, n'ubu twazanye, hari abana barimo kusakuza. Ndamubaza ese warishije abana unyana ko n'uwo basakuza? Atoya, ati nuko uyu munsi ntagiye mu kazi. Nyuma y'iminota nk'itatu subiye, kuko tuba twegeranye, subiye mu nzu nkutana mukecuru mu muryango. Ati ko ati nta zuba rihari? Ntihoya, izuba riri mu gikari, ngwino tujye mu gikari, hano hanze rihagera nka saa saba. Arambwira ngo se urajyana mu gikari ko wamurije kogereza ibyombo? Ndaguhagarara iruhande ukore njye ntakora? Ngo ntacyo ngewe ndaryotera hano. Ahagarara kuri bariko, arambwira ngo reka nkomeze ndebe n'imisozi n'umuhanda abantu bahita, kubera ko twegereye umuhanda abatahazi. Ubwo ndamubwira ese ntuzanire intebe wicare, agataburete wicareho kari mu muryango. Arambwira ngo yagomba ndakomeza amagarare hano nta kibazo. Ubwo urumva ntabwo ari komeza kumuhagarara iruhande, njye nahise nsubira mu nzu ngiye koza ibyombo. Nyuma y'iminota 5 mbona abantu baje bamufasha. Barambwira ati shaka ko umukecuru aryama. Ese abaye iki? Uwo musaza undi mupapa bari bari kumwe ati we shaka uryama. Umumama nawe namubonye twazanye, ati tujyane hariya mu cyumba. Umugabo aravuga ati ya ni mumushyire hano. Umukecuru tumuryamisha mu ntebe, arasubona arasinziriye, ariko nkumva atapfuye. Nkavuga ese umuntu twavuganaga umaze kunywa n'igikoma, twoya twari twanywe igikoma mu gitondo, ngo yaba apfuye, buriya ni umunaniro. Turamuryamisha, ari uyu bitamuhamagara, namwe ahubwo fata moto imodoka yisiga. Ati shaka ambulance. Niwe yawe ngwiro, njye naratitiraga nkahagarara ntisifate, amaguru nafate hasi, amaboko nka telefone sinifate, nkumva byananiye. Ndavuga ese umukecuru yabapfuye. Ndagenda muhagarara iruhande, muhagaze iruhande, ntabwo namunyeganyeje. Nagiye kubona mbona akanuye, arandeba mu maso, aranyitegereza ariko atanyeganyega, amaso atanyeganyega. Ambona ashatse kuvuga, ururimi rukaragura mu kanwa ngo avuge biranga. Ngiye kubona mbona arasinziriye, abumba n'umunwa. Uko bamuzanye ko yari arambije, umusaza basohoka abwira uwo mumama nawe ari hariya, aramubwira ngo ese uriya mumama we ko tureba akuze, ngo ni ukuvuga ko atazi umuntu wapfuye, ngo uriya mukecuru yitabye Imana. Ariko ntibabimbwira, babimbwiye nyuma. Uyaje rero aramukorakora, aratubwira ati mama yashizemo umwuka. Numva simbyakiriye, numva navuga ese umuntu twavuganaga anyweye igikoma turaganira, aravuga ngo agiye kota izuba yashakaga no kunyogereza ibyombo, ubwo yabapfuye gute? Ariko ngarutse ikintu cyavuye mu itako kikamanuka kikajya mu kaguru, nicyo cyamwishe. Ngo urugendo rwa umukecuru yarasinziriye, ntiyateye akaguru, ntiyahumbaguje, ntiyataye akaboko. Nawe rero ukuntu intebe ingana ntabwo yigeze ayirenga, wenda ngo akaguru kakajyane gutya. Rero umukecuru yatubereye maboko wacu mwiza. Ni ngewe mukazana mukuru mu bakazana bose bari hariya, bajyaga waza nabagira mu bukwe nkagenda nkabongorera nkababwira nti
musanze nyoko bukwe mwiza kereka nimumubera mubi. Umukecuru arinze ava mu mubiri, nta mukazana we bavuganye nabi, nta n'umwana umwuzukuru iyaba avuganye nabi. Nubwo abantu wenda aho abantu bari hatabura uruntu, ni ukuvuga ngo yaragarukaga akagusaba akavuga ati iyi ni Satani, ariko Bikira Mariya arahari. Rero mabukwe wacu mbwira wakazana dukomeze urwo rukundo. Kandi ajya kugenda nanone yambwiye ijambo rimwe, arambwira ngo mujye mwihangana ntihazagire umukazana uva mu rugo rwe. Ngaya amagambo ya nyuma mukecuru yambwiye. Ubwo rero ndumva nanjye nta kintu nakongeraho. Nyagasani mutuza heza. Haramutse hari abana ba mukecuru bari hafi, by'umwihariko baba hafi n'abari mu nshingano, mwigire hino, mwigire hino. Mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya, ujye uduhoza ku mutima.
ndetse umubyeyi uturutira abandi bikira mariya wabaye mutwana kurema kuva kimurema akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamwitamo kugira ngo atubyarire yesu niwe narazwe na yesu kristo munsi fata bore ihenganye ariko y'umwana yahoreho nimufashe twabika amaduka ubundi bisi ese birahenganye abandi bikira mariya ko kuvuga ko ntawe musa igeze muri akatinga dore nta yindi batiri dufite ntabwo ari ngombwa byose murushyira imbere gutya abuzukuru bayoboye ukuriye bunini Jennifer mwigira imbere mwebwe muse n'abaca bugufi mufate we na Manuel bafata ifoto noneho muce bugufi rero mwebwe muce bugufi muse n'abarushyira abafata ifoto bafata ifoto bagiye barangiza kubafotora ndatekereza mufate na byarangiye bose mwabafashe abuzukuru rero mururambikeho mururambikeho noneho mwinyuriye hariya rero nimunyuraho mwaturutse mwigende niba umuntu byanga byakunda nimubahagarariye binezeza abantu ni umuryango mugari kugira ngo nituye muri indasitiri yose bati muraho Garasiyani mwakoze kudutabara ba Marigarita ba Mama Sava ba Kibonke Digidigi n'abandi nkabo bose mwakoze cyane kubana natwe muri abasitari rero mubasha kunyura ahantu hose babereka inzira aho hirya iyo uri umusirimu uri umusirimu wabereka aho kayi hano ndagira ngo rero munyemere namere protogene atugizeho ubuzima bwe ari nako nsaba Emmanuel na Aline kwitegura nabo bakaza kugira ngo gukomeza n'umuvugo
Murakoze. Nanjye mbanje gushimira Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu, kandi nshimiye abihaye Imana badufashije muri iki gikorwa, kandi ngashimira n'abavandimwe mwebwe mwese muri rusange mwaje kudufasha muri iki gikorwa. Amazina nitwa Tazirubanda Protogene, ndi umwana wa gatanu mu bana b'uyu mubyeyi twaje guherekeza. Ubwo rero birumvikana ntabwo ari njye mukuru, nta nubwo ari njye mutoya, ahubwo impamvu ndaha ni uko umuryango ari njye watoranyije kugira ngo mbagezeho muri make ubuzima bw'umubyeyi wacu mu gihe yari amaze muri ubu buzima. Uyu mubyeyi wacu rero ni mwene Donati ndetse na Donatira, nk'uko mwabyumvise yitwaga Mukarugwiza Esperance. Yavukiye mu murenge wa Nyarusange mu kagari ka Rusovu, umudugudu wa Rwambariro. Yavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mwaka w'1951. Yashakanye n'uwitwa Abingoma Onesiforo, babyarana abana 12, abahungu 8 n'abakobwa 4. Hitabye Imana abana 2, umuhungu 1 ndetse n'umukobwa 1. Ubwo hariho abana 10, kandi bose barubatse. Afite cyangwa se agiye afite abuzukuru 59 bakomoka kuri abo bana twavuze 12 haruguru. Abuzukuru bose hamwe ni 59. Abuzukuruza bari bamaze kuba 7. Yitabye Imana cyangwa se yitabye Imana ku itariki 14 z'ukwa mbere 2026. Atabarutse afite imyaka 75 nk'uko mwabyumvise. Kristo Yesu akuzwe. Mu ncamake ubw'ubuzima bwa mukecuru, twebwe twese Imana ikomeze kudufasha no kudushoboza kugira ngo kiriya gihe cy'umuzuko ubwo kizagera tuzabashe kongera kubonana. Murakoze. Emmanuel Narini, mwadufasha ndaza kunyeka kandi muze kutwemerera dukoreshe neza kibe gito ku buryo bushoboka. Ndabasuhuje kandi ndabashimiye mu izina ry'abuzukuru 59 ba mukecuru. Amazina nitwa Tuyizere Emmanuel, ni umwe mu buzukuru be muri abo 59, ahubwo umwana we wa 6. Ndabashimiye kubwo kwifatanya natwe muri iki gihe cy'umubabaro ariko kandi cy'umunezero. Kuko twari turi kumwe nimugoroba, mu buryo nasobanuyemo umukecuru navuze ko urukundo abaye ari ikintu gifatika
rwaba ari rwo rugingo rwe runini yaba afite ku mubiri we, kuko umukecuru yatweretse urukundo nk'abuzukuru be. Aradukunda ariko kandi adukundisha n'Imana, adutoza gusenga. Turabimushimira nk'abuzukuru be. Nyogokuru wacu twamukundaga cyane, twese turamusezera tumushimira urukundo, ubupfura n'inama yaduhaga. Yabaye isoko y'ubwuzu n'ubumwe mu muryango wacu. Nubwo atandukanye natwe ku mubiri, azahora mu mitima yacu no mu bikorwa byiza adusigiye. Nyogokuru wacu naruhukire mu mahoro. Yesu nashimwe. Nitwa Rwanda Ndetse, nanjye ni umukecuru w'umukecuru. Umukecuru amutegurira amafunguro. Kubera iki mwana? Umubyeyi watwibarutse, umubyeyi watwonyeje, umubyeyi wadukikiye, wowe waduhetse ndetse ukatumesera. Kuki udusize mwana? Kuva ukitwibaruka watwakiranye urugwiro, utwereka urukundo, twakuriye ku bibero byawe, utwigisha gutera intambwe, kuvuga, kwambara inkweto, kubana n'abandi neza. Wagiye uturinda mubyeyi, uri intwari yacu, ntabwo tuzakwibagirwa. Kuki udusize mawe ngo twabyara ukaduhemba, ko ari wowe twerekaga abana, twarwara ukaturwaza? Kuki udusize nyogoko? Ya masezerano naguhaye, kunzi ko nibura nzakubakira etaje ndetse irimo na shapeli, dore ko wakundaga gusenga. Icyo gihe nabikoze. Za mpanuro waduhaye igihe cyari ikimubyeyi, utwereke ko utibeshye, none ko uradusize. Kuki udusize nyogoko? Gusa ineza yawe mubyeyi tuzahora tuyizirikana. Wa muco wadutoje ntuzacika mu bacu, tuzakurwanira ishyaka. Aho uri kwa jambo tuzakunezeza mubyeyi. Ntuzazima tukiriho, ntuzazima tukiriho, tuzaharanira icyubahiro cy'umuryango. Ibyo wowe na sogokuru mwadutoje tuzabitoza abana bacu. Ubuvivi n'ubuvivure bazamenye ko mwari intwari. Aho mwari ukomeza uruhukira mu mahoro, natwe abawe tuzahora tukwibuka. Ineza n'ubuntu byawe mubyeyi mwiza, nyagasana mwibuko ridashira. Komeza kwihangana. Umubyeyi Francois akaba musaza we, atambukira nako abaseri bayitegura. Nigeze akozwe ubu urabona ko abakoze cyane, tubashije kudutabara. Ni ukuri ishimwe rikomeye ubu mpagarariye umuryango aturukamo, aho kwa Donati Buyege na Donatille. Esperance niwe nkurikira. Padiri aravuze ati ibyago byawe bwari bikabije. Yewe umukecuru wanjye aho wicaye hariya, bene akabita ijana n'indi Leta Sitransiya ubu basize umusanga n'umubyeyi amashami akoza gushyira igiti cy'icyatsi.
turimo guhurira mu gihe cyo kugira ngo tube hafi y'umuryango kandi umuryango wahuriza umuryango yashatsemo kubera ko kuba yashaka Stefansi ndamukurikira twasangiraga ku mberewe ni ukurengera ku muntu umuntu ufite abasaza. Ikindi cya kabiri yakorewe gusenga pe yabatijwe abakoze twabatijwe dukoze igihe cyarageze tujya musaba ubushishiro kubera ko hano ntatanze baza haje nk'amezi abiri turagika abarwayi nkamujya inyuma akajya imbere atoza gusenga ndetse agakora n'umuryango aho tumushimira n'umuryango agiye gushakamo ni ukuri nyakwigendera na siporo yagiye batigeze bakora ko Stefansi igeze mu rugo iwacu ntabwo yari afite ubutwari yagendaga kuba bavuga nabi ariko akabyihanganira. natwe rero umuryango yavutsemo twabona utwaza akabikemura nk'umukristo ukunda Bikira Mariya, nk'umukristo akunze gusenga akatugira inama, iyo nama tukayumva. Ni intwari reka tugere bukeya kuko perezida ari ukurengera cyane ariko ntabwo bikunze uko mureba kuriya ndamureba aho ari nabonye ari muzima ntabwo upfa afite ari inama kuko yisangiye umubyeyi wamuhamagaye, yisangiye umubyeyi wamuhamagaye muri regiyo agakunda gusenga. Ni intwari agiye gutwara ahasigaye natwe dukomeze dutuze twicishe bugufi, natwe urwaye natwe tuzabure kuryama. Inyange ndamwanya ntukababaye Kristo Yesu akuzwe. Njyewe nitwa uyu akaba ari Tami mu kigwi cy'abavandimwe banjye babyara banjye bisengeneza be. Turashimira tante, ariko mbere ya byose turashimira Imana yo yamuduhaye. Rwose turayishimira kuko ibyinshi babivuze, ariko icyo twe dushingiraho nk'abisengeneza be ni urukundo yatweretse. Yadutoje urukundo, adutoza gusenga, aduha urugero rwiza mu gusenga, kandi adutoza no kuvugisha ukuri. Yari umunyakuri tante, iyo yabaga ari yego yabaga ari yego, yaba ari oya akaba ari oya. Yatwigishije kutagira ubwoba bwo kuvugisha ukuri, kabone n'ubwo twasiga ubuzima bwacu. Ndi umuhamya wabyo. Iyo nazaga mu kiruhuko twagirana ibiganiro byinshi bitandukanye. Yakundaga umubyeyi Bikira Mariya bikabije, ku buryo yakoraga ingendo ntagatifu akajyaza Kibeho. Ndetse iyo nazaga ikintu cya mbere yabwiraga, mwana wanjye wanzaniye agashapure. Ni yego tante dukunda. Tante yadutoje urukundo, akavuga ati mujye mukundana, mukundane kandi mubabarirane. Ibyo bintu tante yarabikoze,
ntabwo ndi butinde mu magambo. Yatwigishije urukundo, atwigisha kuba abanyakuri no kuba intwari no gusenga. Turabimushimiye, twizeye ko hari mu ijuru, ntabwo tubishidikanya ko igihe kimwe tuzahura tukongera tugahoberana. Murakoze, Imana imwakire mu iruhuko ridashira. arakoze Marcel. Reka dusabe rero Bosco ari nawe wa nyuma agatumenyesha ku musozo.
umubyeyi wacu kuko bihura no kwemera kwe ndetse n'umuco nyarwanda. Nyagasani Yezu Kristu, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera. Niyo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe, uhe uyu muyoboke wawe kuruhukana amahoro. Uhe umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we. Kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen. Ndagira ngo twongere dufatanye iri sengesho mbere y'uko twururutsa imva ikiriba mu mva. Twongere tumuragize Imana. Turafatanya n'inyikirizo isanzwe twese tugiye kuririmba kandi dusanzwe tuzi, twese twikirize. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka utubabarire. Nyagasani Imana yacu, we waririye ku mva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka utubabarire. We wasubije abapfuye ubuzima, duhereye umubyeyi, inshuti, umuvandimwe, ubugingo bw'iteka, turabigusabye Nyagasani. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka utubabarire. We wasezeranyije ijuru igisambo kigusabye imbabazi ku musaraba, tugereza uyu muvandimwe, umubyeyi n'inshuti mu ijuru, turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka uhagije uyu muvandimwe wacu, umubyeyi wacu, umuturanyi, inshuti yacu, amazi y'abatisimu, umugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimu. Mwakire mu bawe, turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka
nyagasani uyu mubyeyi tugiye gushyingura yatubereye umubyeyi mwiza yeza imbuto nziza z'ubukirisitu, yaduhaye urugero rwiza rw'ubuzima nk'umukirisitu, aduha kandi urugero rw'imibanire myiza hagati yacu n'abandi ndetse no hagati yacu n'Imana. Yadutoje gusenga, adutoza ibyiza byinshi. Nyagasani rero ugirire isengesho ry'aba bana bawe abagaragu bawe bateraniye hano bamusezeraho, maze umutugereze mu ijuru, turabigusabye. Umva Nyagasani Nyagasani Mana yacu, girira impuhwe zawe uzigirire uyu muja wawe, ugirire yuko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. haramutse hari umuntu ufite ururabo rutanditse, badufashije baza kuza bagenda gake gake tukaza kuzishyira ku rutonde. Murakoze. noneho mwebwe mugiye kuza muhagarara aha ari njye uhagarara, sibyo? Sawa.
hari abana ba mukecuru bari hafi by'umwihariko baba hafi n'abari mu nshingano. Mwigire hino, mwigire hino. Mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya, ujye uduhoza ku mutima. reka ndate umubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya wabaye mu Rwanda rwema kuva kimurema, akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamwitamo kugira ngo atubyarire Yesu. Siwe narazwe na Yesu Kristo umunsi fata bore henganya ariko yahoreho nimo mfashe twabika amaduti mu bundi bisi Yesu birayenga turutira abandi Bikira Mariya ko kubidasunga ntawe musa. Igeza muri akatinga dore nta yindi batiri dufite, ntabwo ari ngombwa byose.
Imana ishobora byose niyo yashatse kwihamagarira uyu mubyeyi umuvandimwe inshuti n'umuturanyi mwiza. Tugiye kubika rero umubiri we muri iki gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, twongere dutakambire Nyagasani, dutakambire Nyagasani tubigirire uyu muvandimwe wacu, kugira ngo Imana izamuzure ku munsi w'imperuka kandi mushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Muzajya mwikiriza muti maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amen. twagira ngo uruhande nubwo ari urw'abantu bari bafite indabo, ariko basigemo inzira. Uretse abafite indabo, abandi batwemerere batange umwanya niba bigiye inyuma gake, kugira ngo haboneke inzira y'abazana ibikoresho bigiye gukoreshwa aha ngaha. Mbonereho no gusaba abandi bafite indabo kugira ngo baze kuba begeranye n'abandi aha ngaha. Ndagira ngo nsaba abakazana babanguke rwose n'ururabo rwabo. Twasabye abuzukuru, twumvise ko bari mu bantu bafite umubare munini, batwemerere batambuke bagana abuzukuru bari impande ya bafu. hanyuma ururabyo murushyira imbere gutya. Abuzukuru bayoboye uruyabo runini. Jennifer, mwigira imbere mwebwe muse n'abaca bugufi, mufate we na Manuel bafate ifoto. Noneho muce bugufi rero, mwebwe muce bugufi muse n'abarushyira. Abafata ifoto bafate ifoto. Ndatekereza mufate nawe byarangiye bose babafashe. Abuzukuru rero mururambikeho, mururambikeho. Noneho mwinyuriye hariya rero, nimunyuraho mwaturutse mwigende. wowe wahagaze ahantu hamwe bateguke. Hanyuma mu gihe bakaba barimo baza, uwatwaje urabo nyogokuru nawe araba ari hafi no kumutegura kuhagera niba biza gukunda. Abakwe bashyireho niba byanga byakunda nimubahagarariye. oya byarangiye. Abaramukazi batebuke. nashyizeho abemera negere mushireho, barabafotora mushyiraho ntabwo murambikeho. Famiye kwigira.
bataratuza ubanza hari abataraboneka byiza cyane. Umuryango famiye Yozafati mugezeho ururabo rwanyu namwe mwakoze cyane. Famiye Werarisi, famiye Yozafati ndaza gukomeza kubinginga rwose, nyamuneka muze kujya mutegura vuba inezeza abantu. Ni umuryango mugari ngira ngo ni film industry yose. Bati muraho Garasiyani, mwakoze kudutabara. Ba Marigarita, ba Mama Sava, ba Kibonke, Digi n'abandi nkabo bose mwakoze cyane kubana natwe. Muri abasitari rero mubasha kunyura ahantu hose babereka inzira aho hirya. Iyo uri umusirimu uri ubusirimu babereka aho kayi. Murakoze cyane. Mu gihe abaturanyi bakitegura ndabona abavandimwe bahari. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mwihangane Bosco, abo ni abavandimwe ba Madamu Ndimbati.